baramuhererekanya no mu biganza bya Rupogusi akata inyuma agira ngo ajye kugaheza umwuka. Ko nawe ubuzima bwawe kari uko abantu batabuzi, kari uko abantu batabonye uko babyandika, ko hari Imana yakurinze, ko hari Imana ijambo ryaratubwiye muri Luka 1:45 ngo kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute, bizasohora. Shalom, bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV, aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzaba muduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana umugisha. Bakunzi ba Denise Bihiga TV, by'umwihariko abakunzi b'ijambo ry'Imana, tunejejwe no kubasuhuza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Kubaho kw'Imana ni kubatwikire. Imbaraga z'Imana zibabeho, ubutsinzi bw'Imana bubabeho. Zineza ko iyi ari imwe muri cano ishinzwe kugaragaza ibyanditswe byera ndetse n'imbaraga z'Imana, kandi ibyo bintu byombi bikaba ku gipimo kimwe. Abantu benshi ntibaragera wenda ku rwego rubasha gutandukanya ibyo, n'amacano menshi ugasanga ntibabashije kubitandukanya, ariko tuba kuri iyi cano kugira ngo dukore equilibre cyangwa dukore balance ku bigendanye n'ibyo, kandi tuzi neza yuko tuzagira uruhare kugira ngo bigerweho ku gipimo kiri maximum apana minimum. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ibyanditswe byera n'imbaraga z'Imana bigomba kuba biri ku gipimo kimwe. Nibwo umukristo aba atayobye, nibwo umukristo atavangirwa. Zineza yuko Imana yakumunyujije mw'uyu muyoboro yashakaga kugira ngo izina ry'Uwiteka rirusheho kwamamara binyuze muri we, kuko aricyo aba yaraje kumara. Wavuga ngo ibyanditswe byera imbaraga z'Imana se bitandukaniye he? Nibuke ubwo Kristo yabashaga kuvuka yavutse, of course hari abanyabwenge baturutse iburasirazuba baza kumuramya. Ijambo rigaragaza ko bamwe hari abantu bamwe batabasha kubimenya. Hari ababita abanyabwenge, hari n'ababita abami, biterwa n'umwanditsi. Biterwa n'umwanditsi, ubwo byasaba ubundi busobanuro. Icyo mfite focus nashakaga kuvugaho ni kimwe. N'urugendo bakoze baturutse iyo ngiyo bajyaho Kristari. Urwo rugendo babashije gukora rubavana aho ngaho rubagezaho Kristari. N'urugendo utabasha gukora udafite imbaraga z'Imana. Rwari urugendo nagerageza kwerekana uko rwari ruforumye. Rwageragezaga uyu rurebye usanga sero ya mapu rwari rufite mayizi 1400, kandi izi mayizi zari hejuru y'ikirometero, byari nk'ibirometero 1600 babashije gukora kugira ngo babashe kugera hano hantu. Ni ibintu bitaboroheye, baragendaga bagacumbika. Atari imbaraga z'Imana wasubira inyuma. Bari bafite imbaraga z'Imana kugira ngo babashe kujya, ariko kimwe mu bintu tubona bari bakennye ibyanditswe. Uzi iyo bagira ibyanditswe muri bo ntago bari guca kwa Herode. Niki cyatumye baca kwa Herode? Insuffisance y'ibyanditswe, ubujiji bw'ibyanditswe, ubumenyi buke mu byanditswe. Urashaka gukomera, zamura imbaraga z'Imana, uzamure n'ibyanditswe. Iyo uzamuye kimwe muri byo ugira ingaruka. C'est pourquoi pas Kristo amaze gukura akagera hejuru, abantu bamubajije iki kibazo. Baramwanga ko umuntu yari afite umugabo agapfa, agashaka uwa kabiri agapfa, agashaka uwa gatatu agapfa, mu ijuru azitwa mukandi. Ni ikibazo bari kumubaza. Aramubwira ngo mwarahabye ku mpamvu ebyiri: ntimuzi ibyanditswe, ntimuzi imbaraga z'Imana, kuko mu ijuru nta kurongora no kurongorwa kuzabaye. Kuko ngo bari bafite muri bi byanditswe, ariko bakennye imbaraga z'Imana. Reka nsobanure kuri iki kintu kugira abantu mu cyumva uko kiri, mutumva turi kuvuga gutyo mugire ngo ni ibisanzwe. Impamvu nshaka ko mu cyumva, iyo urebye Herode aba bantu amaze kubakira, hari abantu yagiye kubaza, abo bita abantu bo muri imprimori. Abantu bo muri imprimori, abanditsi, ni nka imprimori y'uyu munsi. Arabaza ngo ariko uwo mwami bambwiye, kuko nyuma yaho bageze kwa Herode inyenyeri gahagarara, bagiyeyo baravuga ngo of course seru ya heredité, umwami agomba kuvukira ibwami. So bituma bajyaho, inyenyeri irazima.
babajije Herode abaza abanditsi, ni ukuvuga ngo abo yabajije bafite ibyanditswe, nibo yagiye kubaza. Baramubwira ngo umuhanuzi yavuze ko, ntabwo baheretswe. Oya, bamubwiye iki ibyanditswe bivuga, kagomba kuvukira i Betelehemu. Kankubwire gato kuri aba bantu babiri, ubundi nkuhe inyigisho igendanye nabyo, iy'imbaraga z'Imana ndetse n'ibyanditswe, ko niwo mushinga tuba dufite. Nuko bigomba kuba ibyanditswe bigomba kuba ku gipimo n'imbaraga z'Imana kugira ngo umukristo abe atarayobye. Aba banyabwenge bari bafite imbaraga z'Imana bakennye ibyanditswe, mwumvishe ko bataciye. Niyo mpamvu hari inzira, hari icyo bita fresh irira kuruse kubize mathematics, hari inzira ya bugufi bari butraverse badaciye kwa Herode, ariko ntibari bazi aho umwana yavukiye precisement. Barinze kubaza Herode abanditsi abari bo bamubwira. Aba banditsi nabo rero bari bafite ibyanditswe bakennye imbaraga. Why? Bari bafite ibyanditswe bakennye imbaraga. Iyo bamenye imbaraga, twibukiranye Herode amaze kubarangira bakagerayo bakaramya umwana, yari yababwiye uti nimumubona nanjye mumbwire nze njye kumuramya. Ariko yari imipango yapanze kugira ngo ajye kwica abana. Atababonye yakoze genocide y'abana b'impinja, arayikora nk'uko ijambo ribitubwira. Niki cyatumye akora iyi genocide? Yategereje abo yatumye abona ntibaje, haba inama yica abana. Iyo bamenye imbaraga z'Imana bari kumwugira inama, tumva mwami, uyu mwana niyo wamwica bitewe ku cy'ibyanditswe bivuga n'imbaraga. Ariko bari bafite ibyanditswe bivuga ngo azitwe Manuel, ngo azitwe igitangaza, bisobanura ingoma ye. Ariko bari bakennye kumenya ko hari imbaraga zirinda icyo Imana yavuze. Izo mbaraga nizo zakenwe muri bo, bemerera Herode gukora iyo genocide. Iraba singe wahera. Shuti muneze amatwi, mwagiriye umugisha wo gutegura cyangwa gukurikira iyi channel ya Denise Bihiga TV. Hari ikimana ishaka ko wumva, kuko ntabwo turi aha ngaha ku mpamvu z'ubusa gusa. Turashaka kugira ngo tugaragaze imbaraga z'Imana, tugaragaze n'ibyanditswe. Iyo bamenya imbaraga z'Imana, ntibari kumwemerera kuruha yica bano bana. Kandi kuko izo mbaraga zaragaragaye, zituma Yosefu aratungurwa n'injoro, ahungisha umwana na nyina, bahungira hano hirya muri Egiputa, barahunga. Genocide badahari, yamuvuzeho irongera iramurinda. Nyuma y'igihe nibwo marayika yamubwiriye ngo tuhiga umwana na nyina yarapfuye, subirayo, iramurinda. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kamvuga ibintu bibiri ubundi mbaha inyigisho. Kamabwira ibintu bibiri ubundi mbaha inyigisho. Icyambere, aba banyabwenge wabagira abafatanya bikorwa na Herode, ariko atari ku bushake bwabo, ku mpamvu z'ubujiji bw'ibyanditswe. Kuko amakuru yatumye aba bana bapfa akomoka kuri bano bantu bafite imbaraga ariko binjiji mu byanditswe. Ni cy'ingenzi yuko umenya yuko hajya haba ingaruka zitoroshye igihe wabaye mu mbaraga gusa ugakena ibyanditswe. Hari ingaruka bigomba kukugiraho. Ni cy'ingenzi yuko umukristo amenya agaciro k'ibyanditswe. Ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana rivuga ku bintu, ariko ntabyo yigeze bamenya. Ibyanditswe byera, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nicyo cyatumye tubagira abafatanyabikorwa, kuko amakuru ya Herode yica nibo bayatanze. Katugaruke kuri babandi bo muri Emprimuri, bari bafite ibyanditswe, nabo yo bamenye imbaraga z'Imana, kuba nazo batazizi nabo n'abafatanyabikorwa. Nukuvuga ngo icyaha cy'ubujiji bw'ibyanditswe, kubazi icyo bita legal aspect, kubazi ikigendanye n'amategeko, aba bantu banganya ibyaha. Bose ni abafatanyabikorwa na Herode, ariko si ku bushake. Bamwe bakennye ibyanditswe, abandi bakennye imbaraga. C'est pourquoi uyu munsi ni muza kumenya, muzasanga uwo bita Efuta, agakobwa kiyabashije gushyiraho bakagatwika.
uyu munsi muri Isiraheli baracyakaririra. Muzi impamvu? Efuta yari azi imbaraga z'Imana, ariko yarinjije mu byanditswe, kuko hari ibitambo, hari ibiciro byamaze gushyirwaho kugira ngo ntihazongere gutamba umuntu ajya agurana. Umuntu wafashe igihugu, umuntu wabonye ubutunzi, yari bugura umukobwa we akamuguranya ubuguzi, umwana ntapfe. N'uyu munsi muri Isiraheli baracyarira, bagira umunsi wo kwibuka umukobwa wa Yefuta wazize ubujiji bw'ibyanditswe. Nshuti unteze amatwi, reka mpenire mwaha, ariko kundi yicano unayikoreho ibyangombwa byose kugira ngo tugerageze kuyiguhaho ibyanditswe ndetse n'imbaraga z'Imana, kugira ngo ntuyobe. Nk'uko Kristo yavuze, mwarayobye ku mpamvu ebyiri: kutagira ibyanditswe no kutagira imbaraga z'Imana. Bitera umwizera kuyoba. Kandi sheka ikomeye ukwiye kuzirikana, eglise usanzemo imbaraga z'Imana uhasanga nta byanditswe bihaba. Ndabyibuka nigeze njya kubwiriza muri eglise, basohoka 6:30, banyakira kwigisha 6:15. Nabonye ukuntu babyinnye, bavuze mu ndimi, bagize gute. Pastor arambwira ngo rero tujya dusoza 6:30 ngo ugerageze ngo niyo warenzeho nturenzeho 5. Bahereye mu gitondo ngo umwigisha we ngo ni 15 ngo nturenzeho 5. Kubera iki? Abantu ntibacyo aho haba imbaraga z'Imana. Guhanura no kugira ute nibyo byiswe ibiryo, ariko umukristo abimenye, wakennye ibyanditswe na warago. Ahandi naho bavuga abatunga ibyanditswe, ubu se naguhaza. Hari insengero si ngombwa ko nziba specific, usangamo ibyanditswe, umukristo bamureresha ibyanditswe, ariko icyitwa imbaraga z'Imana cwiriye. Dayimoni yamukubita uko abonye, atinya baroze yagira gute, kubera iki? Imbaraga z'Imana ntazazi. Wowe urashaka gukomera, kurikirana ibi kugira ngo utunge ibyanditswe, utunge n'imbaraga z'Imana, ube ku kigero gishyitse kidahungabanywa n'imiraba ya Satani. Nibwo uzabasha gukomera. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Rero bari bambwiye ko tuganira gato no ku mbaraga z'amasezerano. Nicyo ngiye kuvuga gato. Urayafite? Hari imbaraga, hari n'amasezerano. Hari amasezerano, hari n'imbaraga. Nshaka kuvuga rero gato imbaraga z'icyo bita amasezerano. Muririmbyi aherutse kuzuzwa, araririmba nk'amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntago azahera azaza. Jewe ntago ntunga impano yo kuririmba habe na ruminja. Ariko nicyo cyitwa specialisation. Nuko menya ko hari ibyo ntashoboye, kugira ngo menye yuko hari icyo ntashoboye nyine, bintere kubaho ugishoboye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ariko ntacyo bitwaye, umugore wanjye wazi kuririmba. Kuba byarananiye, madamu warabishoboye. Izina ry'Uwiteka. Reka rero mvuga imbaraga z'amasezerano. Dushimiye abakozi b'Imana batandukanye badahwema kunyura kuri iyi cano kugira ngo ibi byanditswe n'imbaraga z'Imana bigaragare. Rero reka tuvuge gato ku mbaraga z'amasezerano. Ubundi isi igiye ifite imbaraga, nibiba ngombwa nzigisha imbaraga 7 zigenga isi. Uyu munsi rero ndashaka kwivugira gato ku kintu bita imbaraga z'amasezerano. Kadusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni 45. Yesaya 45. Ndibuze guhera ku murongo, ako mureke nsome 44, mpere ku murongo wa 28. Muri hangana ndahita mfata na 45. Ndagerageza gusoma nirukanka kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kandi nawe wakoze gufata uyu mwanya kugira ngo wumve icyo Uwiteka avugana nawe. Handitse ngo kandi avuga ibya Kuro ati n'umushumba wanjye. N'umushumba wanjye. Avuga ibya Kuro ati n'umushumba wanjye. Azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'i Yerusalemu ati hazubakwa. Hazubakwa. Ndi buvuge Kuro wenda kubakwa kwa Yerusalemu n'ibisora ryabyo. Kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwanjye ruzashyirwaho 4.
ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro we yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi. Haleluya. Kandi n'amarembo ntazugarirwa. Wow. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isiraheli. Data we, reka ndekeraho. Ansomye amakuru ya Kuro muzi cyangwa mwumvise. Kuro uyu mbashije gusoma, ndi bumukoreshe nanikoresheho gato nanagusengere, kuko ibyo bibiri nimvuga Kuroho gato nkanivugaho gato, kuko nanjye hari icyo amasezerano yakoze. Nimvuga kuri Kuro nkanivugaho gato uriyibuka, ubundi uraba ubaye active, twongere tuvugane n'Imana hejuru y'ubuzima bwawe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Kuro uyu tumubona ku ngoma y'Abamedi n'Abaperesi. Ingoma y'Abamedi n'Abaperesi, ingoma yasimbuye ingoma y'i Babuloni, yari yaratangijwe na papa wa Nebukadinezari, Nebuporozoro, muri 626. Avaho hajyaho umuhungu we Nebukadinezari. Nebukadinezari ntawe uyobewe inzozi yarose, ntabwo ndi buzitindeho. Igishushanyo kimeze nk'umuntu, umutwe niki, ageze ku mutwe yari izahabu. Uyu mutwe wavugaga ndi, uyu mutwe wari uri kuvuga uwo bita Nebukadinezari. Ingoma ye na efikasite yayo nicyo yavugaga. Icya kabiri nashakishaga, iyo ngoma ye yavanye 605 igeza kuri 605 igeza kuri 539, hahita hatangira ingoma y'Abamedi n'Abaperesi. Iyi ngoma y'Abamedi n'Abaperesi igitangira, yatangiye iyobowe n'Abamedi. Niyo mpamvu bavuga ngo Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi ndagira ngo mubyumve, itangiriro 12 bose ni bene Tayi. Ntago mbonye umwanya wo gusobanura hejuru cyane y'izi ngoma, kuko siyo focus mfite. Hari ikintu ngendereye, kuko hari ikigomba kuba hejuru y'ubuzima bwawe mu izina ry'Yesu. Noneho izi itangiriro 12 muzabona ko bose ari bene Tayi. Why batatandukanya icyo bita Abamedi n'Abaperesi? Impamvu badatandukanya Abamedi n'Abaperesi nuko bose ari bene Tayi. Cya kabiri, byose bivuga iki? Igituza n'amaboko. Ntago kimwe gicometse ku kindi. Kimwe niyo muri kuvuga aho reka ntirengagiza, kuko ibyo kubabwira byo birahari, nkikanga nagiye kure y'ibyo nashakaga ko wumva. Aba rero kuva muri 539 kugeza muri 339, iyo ngoma ivaho hajyaho ingoma y'Abagiriki. Antete yari iyobowe n'uwo bita Alexandre Rugara. Nyuma ye hakaza icyo bita abayobozi bane, ntabwo nagenda mbihuza na bya bindi byose, ntago ari cyo nshaka kuvuga. Ndi specific of course ubwo kuri iyo ngoma y'Abamedi n'Abaperesi, izindi zizongiye kujyaho. Ndashaka kuvuga gato kuri y'Abamedi n'Abaperesi. Yatangiye iyobowe n'umuyobozi mukuru wayo wo bitaga ndi Astegisi. Uyu Astegisi ndagira ngo wumve impamvu ninangira kuvuga ngo y'Abamedi n'Abaperesi ndarangiza wayisobanukiwe. Astegisi ni sekuru nyirizina wa Kuro. Kuro ni ugaruka yoboye Abaperesi. Niyo mpamvu bo bavuga byari nka profesi. Kuro ni ugaruka yoboye Abaperesi, ariko mu ntango hatangiye hayoboye Abamedi kuva muri 539. Niki nshatse kukubwira, ubwo Astegisi yarayoboye yagize inzozi zikomeye. Amaze kugira inzozi yari yaratinze kubyara. First born we yari umukobwa. Uyu mukobwa wa Astegisi yitwaga Mandari. None atinda kubyara, yaje kubyara tardivement, yaje kubyara akererewe. Abyara akagakobwa bita
mandari. Aka gakobwa kamaze gukura, kamaze kwegera hejuru hagati y'imyaka 23 na 24. Aya makuru ngiye gukoresha muri buyasome mu gitabo cy'umuhistoriya wo bita Ritedasi. Ntaza kuvuga ibi bikitwa ibyanjye, ntabwo ndi kuvuga. Uyu ni wo muhistoriya yagerageje kwandika abagabo 33 banyeganyeje, muri bakura arimo. Niyo mpamvu ndi kukubwira ibi kugira ngo ugire nosiyo, niba uri nusanga ukorera amarisaci atandukanye. Ibyo ngiye kuvuga, ibyo mvuze biririyo. Niyo mpamvu ntabwo ndi bukoreshe Bible gusa, mbashije no kukubwira ibi ngibi kugira ngo umenye ko ibyo mvuga biri scientifique kandi ni bya bindi byanditswe imbaraga z'Imana. So uyu mugabo yarose inzozi, ngarota ibintu byose bitwarwa n'amazi, ngo havuka imivu ngitwara ibintu byose. Agiye kubaza abanyabwenge be, baramubwira ngo umwe mu bana uzabyara ngo azagusimbura ku ngoma ukiriho. Mu muco wa cyami umwami asimburwa yapfuye kandi agasimburwa n'umwana we. None ageze mu rugo akubita amaso mandari, ngaramwitegereza, afata umwanya wo kwanaliza, akora analize systematique, asanga ngo uwo mwana ari wazazira. Aravuga ngo nta kindi nzazira, ubwo ntafite undi mwana, aha yari atarabyara undi. Aka gakobwa kazashaka umwe mu bayobozi, umugenero cyangwa undi mutware, nibarangiza bankubite kudeta bayobore. Ahita afata imyanzuro yo kwanga aka gakobwa. Urwango rwari rukomeye, rutari rworoshye, yanga umwana we yabyaye kandi akiri umwe, aho mu bantu bibazaga wayi, ku buryo hapfuye abantu bagera muri 37 bazize gusuhuza aka gakobwa. Iyo wagasuhuzaga uri aho mu gihugu bakibaza ese uyu mwami azakishakira, azakigirira madamu. Byari byarateje impagarara mu myaka 24. Icyo gihe utumva utyo mu gihe cyabo yari yararumbije. Imyaka 24 yari myinshi. Wibaza icyo gihe ndi kukubwira, nawe unasubiza amaso inyuma. Ababyeyi batubanjirije babyaraga kiri abana. Aramureba arabanga, ariko aka gakobwa kazahama, tumfashe imyanzuro yo kumushyingira. Uza aho yamushyingiye, yahise ashaka ubwami bwa mbere bw'abakene kuruta ubundi bw'abatindi, kuko muri icyo gitabo banditse ngo nibo bari abambere mu kurwara imvunja, ngo baranazirwaraga bakazirwara mu mbavu. Can you imagine? Kurwara imvunja zikageraho bazihandura mu rubavu. Barabahanya, bari abakene bakabije. Ubwo bwami bwari buyobowe n'uwo bitaga Aritembarisi. Aritembarisi niwe wari uyoboye ubwami bw'Abaperesi. Ahita afata kakana agashyingira Aritembarisi. Aramubwira ngo umva Aritembari, nguhaye umukobwa wanjye. Aramumuha. Umwana warerewe mu ibiporezo, mu maya wuruti, umva hashyingiwe. Ndashaka kuvuga imbaraga gato zisezerana. Totaki beve ko desanse. Ngiye kugusengera Imana. Yaravuze. Imana yawe yaravuze. Kanze dusenge. Umva hashyingiwe. Umwana agezeyo yajyanywe yafite ibiro 64. Ahita asama. Yagiye kubyara afite 53. Ninde yarabyaye? N'uyu Kuro. Haleluya! Ninde yarabyaye? Ni Kuro. Umwana akimubyara, Isara bimenya uti ka gakobwa kabyaye kandi kakoza amahano, kabyaye umuhungu. Isa ahita amutumaho immediately. Aramubwira uti mwana wanjye uzaze nguhembe. Kumbe warabyaye. Undi arabyuka kosha ingobyi ashyira imugongo, ngagiye guhembwa na se. Ise yari yateguye ibirori. Afata umujenerali we mukuru wo bitaga Rupogusi. Aramubwira ngo umva genero, ugende wicare ku ntebe hariya hirya hahera. Turi buhererekane, bagiraga umuco ngo guhererekanya umwana. Umwe akamufata akamuhereza undi, undi akamufata akamuhereza undi. Generali bamusaba kwicara hahera. Aramubwira ngo kakikugeraho uci inyuma ugaheza umwuka, ndarwiburanira. Bahererekanya umwana, Imana ntiyabyanga. Haleluya! Baramuhererekanya no mu biganza bya Rupogusi. Rupogusi akata inyuma agira ngo ajye kugaheza umwuka. Mandara aracyakina na se, yego singe wahera. Baca inyuma ngo ajye kugaheza umwuka. Akikata inyuma
madamu we aramubona, kuko icyo gihe abagabo n'abagore ntabwo bicaranaga. Amukubita amaso ati sheri, aka kantu kavanye he? Kari keza ko gasa neza. Hari ukuntu Imana iguha ubwiza even if waba uri umukene, hari ubwiza ijuru ritanga. Hari igikundiro cy'Imana. Akigakubita amaso aragakunda. Haleluya. Akigakunda yinginga umugabo uti subutusu, aka kana ngahawe na databuja kugira ngo ngaheze umwuka. Umugore aramubwira ati sheri, ndakwinginze. Bari abajene Mariya, ariko Arupogusi yari afite umwana yabyaye akiri umusore. Uno mwana ntumwice, ifoto ye ntiyazamva mu maso. Umugore aratangira araritsira ko umwana atakwiye gupfa. Umugabo uti nanjye sinakumvira ngo ndeke kumvira boss, ngomba kumuheza umwuka. Umugore arangije asaba umugabo uti basi shaka undi muntu umwica atari wowe, ngo kuko ifoto ye wajya winjira ikangaruka mu maso. Bashaka uwari umushumba wo muri urwo rugo rwo kwa General Arupogusi. Yari umushumba, bamwitaga Mitiridateri. Nimwa muri gusomaho nababwiye muzabibona. Uwo Mitiridateri ahita azafata kakana aramubwira ngo ihu tugende ugahize n'ukati nyuma ugahize umwuka. Arirukanka uza kigera mu rugo, yasanze Mitiridateri yasanze umugore we ari kurira aramubwira ati sheri, kuri rubaye iki? Atangira kumubaza icyabaye kimuteye kurira. Kumbe Mitiridateri umugore we yari amaze kubyara umwana upfuye. Mitiridateri yari abyaye umwana upfuye umugore we, ariko Mitiridateri atahanye umwana. Kamabwira ibyabaye. Haleluya. So hari igihe ntekereza imigambi y'Imana, umugambi w'Imana ndi njyenyine, nkumva uransiga, nkumva urandenga. Aramubwira ngo sheri, wowe se umukuye upfuye yarahe? Cicika ntongere kurira, Imana iradushumbushishe. Bahita bafata kuru bamwambura imyenda y'ibwami, bahita bayambika uwapfuye. Barangije haba imihango ubwo, bagira ngo kuru arapfuye. Imana itanga ingabo nyinshi. Nubwo ivuga ngo nzatanga ingabo zipfe ku bwawe, kuko uzi kutagira n'abayakurinda n'abakurinda iwawe, ugira ngo siko biri. Ariko Imana igitanga ingabo zigapfa ku bwacu. Barashyingura, Mandara arataha. Nawe fotora Mandara atashye, yibajije icyamujyanye. Umwana akuriraho hagati y'imyaka 12 ngo na 14. Kuro yari amaze kuba gasore. Haleluya. Noneho General Arupogusi n'abandi bose bagize ngo kuko Kuro yapfuye. Ubuza abantu benshi bibwiye ngo ibyawe byararangiye, bazi ngo warapfuye. Imana igira udukoryo. Kubajya bareba filime z'amaseri, hari ukuntu agaseri kamwe karangira ukibwira ngo niko biza na badu ubuzima turimo n'ubwo amaseri. Niki cyaje kuba kanihute menya mbarambiye. Niki cyaje kuba nshaka kugira ngo niki cyaje kuba wa mwana yarakuze hagati y'imyaka 12 na 14. Noneho uwo bita Kambisesi wari umutware yagiye gusura General Arupogusi. None akihagera abana bajya hanze bajya gukina. Urumva nakuruye bagaho ngaho kuko yari umwana wo mu Kiboyi mu Gishumba. Abana bagiye gukina mu mudugudu, bagiye gukina ibintu ngo bya mapyisi byo guhekana no kugira utengo by'amafarashi. Babwiye Kuro ngo hinduka umugaragu ngo tukugire ngo ifarashi tukugende. Kuro arababwira ngo barababeshye, yewe ntago ndi buhinduke ifarashi. Ngo babonye imikino yabo iri bupfe, ngo umwana wundi ahindukayo. Kuro arabaparamira, noneho baramuga ngo webe umwami.
Akuro bakimubwira ngo noneho wowe umwami yahise celebrating icyo cyo ndacyemera arabaparamiye arakata uzagihindukira aho kugira ngo nawe yemere bamujye hejuru. Yakebutse umwana wa Kambisesi aramubwira ngo kubura hano ntago twahaguma hari umwanda. Umwana aranga. Kuro ngo yaramukubise amugira intere. Umwana atangira kugenda yirukanka ngo agiye kubibwira dadi. Ugiye kubibwira nde dadi? Amuherekeza amukubita amugeza hafi yaho sari. Aramureka arinjira. Undi akubise amaso ngo akana ke arababara bikomeye biteye ubwoba. Aravuga ngo tubahanye gutya bisanzwe twaba dukosheje. Tujye ibwami. Tujye gusaba uburenganzira dutanga ikosora mu mudugudu. Bajya ibwami kwande kwa sekuru wakuru bita nde Asitegisi ngo bagiye gutanga ikosora. Emerera bahita batuma amafarashi abiri direct yarirukansa ajya kuzana nde Mitiridateri na Kuro wa wundi wamuriraga. Baramwirukankana bamugezayo. Bakihamuye umwana abukabona se yagize ubwoba. Ndavuga si uwumurera. Se papa kugize ubwoba niwe wamukubise. None se wabonye nihishe njye wamukubise ndahari. Umwana agerageza guhumuriza se muzehe ariko ntiyanyurwa. Bamugeza imbere ya Asitegisi. Baratangira babaza muzehe. Ti muzehe ni iki cyatumye udatoza umwana kubaha famiye Ruwayari imiryango ya cyane? Ngo umusaza abuze ibyo avuga mu gitabo baranditse ngo bamukanda amatama. Nge nawe ntitwari duhari ngo tumenye ngo bayakandaga bikamera gute. Ngo bakanda amatama bamujugunya muri gereza. Ngo bahita bakembuka Kuro. Baramubaza ubwo bakandaga muzehe amatama Kuro yarababwiye ngo ariko umusaza muramurenganya ninjye wamukubise. Ngo bakibaza uburyo kari kuvuga ntabwo banawe ikigafite. Ati ninjye wamukubise. Niwe wamukubise? Uti yego. Bahita bamubaza uti bamubajije ngo gatatu ku nshuro ya kane arababwira ngo ngicyo nta kibasubije mu mbaza ikindi. Bahita bamubaza ngo wamuhoye iki. Bakimubaza ngo wamuhoye iki ahita apfukama imbere ya sekuru Asitegisi. Aramubaza ngo nyagasani mwami ukora ubushakashatsi ngo mu mudugudu aho twari tuye bana bose n'abandi bantoye bangira umwami. Ubyibarize niko byagenze. Nyebutse aka kana ndakabwira ngo nigakubure kugira umwami ataba mu mwanda karanga. Nagakubise kandi namukubise buhoro ugereranyije nikosa yakoze. Ni gute umwami amubwira gukora ikintu akabyanga? Nasanze nta mwami usuzugurwa. Niba ari wowe utanga itegeko rivuga ngo umwami asuzugurwe ubivugira sekuru aho kugira ngo avuge ijambo na rimwe. Muri icyo gitabo baranditse ngo yarakitegerezaga ngo ikavuga ngo akakareba. Aratangira ngo arivugisha ngo ntibishoboka ngo uyu mwana ntago ari uwe. Ngo arageze harahaguruka gikambere ngo abantu bamusangamo ngo agenda yivugisha ngo rega si uwe ngo ntago byakunda. Ubwo yaramaze gukora analyse systematique y'uburyo umwana adahuye ndasi mu mvugo no muki tisuwe. Bahita bahamagara wa musaza bari bataye muri gereza ngo baramugarura. Umwami aramubaza ngo niko wa mugabo aka kana nakawe? Uti nuwaye. Amusubishamo inshuro ya kabiri uyu mwana nuwawe? Ngamubajije inshuro ya gatatu ngo Mitiridateri akeka yuko umwami yabimenye. Ahita ngamubwira uko kuri kose turangije kukubwira. Umwami ararakara ariko avuga amagambo akomeye ngo rukumbi yavugaga ngo nkabona ni ngewe, ngo yakasama ngo nkabona ni nge musa, ngo yatera urutambwe ngo nkabona ni nge ngenyine. Avuga amagambo akomeye ariko ararakara ngo kuko yaramurebye koko ngabona azamutera kudeta immediate yakimukubita hagati ya 12 na 14 ngo yaramurebye abona ni kaje. Ngahita afata imyanzuro yo kumusubiza kwa nyina. Ngari kagambiriye guhana general bita Rupogusi. Ahita afata wa mwana we mukuru yari yarabyakira umusore yari yagiye aje baramumubagira ariko umeze baramubaza ngo biraryoshye se? Nduti biraryoshye. Baramubwira ngo uriye n'umwana wawe no yabaye nkusaza. Nago mbonye umwanya wo kubabwira ibindi bitabo mwagasomye bigaragaza yuko uyu general Rupogusi yari afite icyapfana na Dariyo.
kuko bavuga yuko ngo Dariyo yaba ari se wabo. Ye data wa twese uri mu ijuru, uzi kukugaburira umwana wabyaye ngo nawe yabaye inzigo idashira, ariko arinda apfa ntacyo akoze. Bahita bafata Kuro ngo bafata amafarashi ngo arakirukankana no kwa nyina, ntabwo yinjiyemo, ngo yagataye ku mbuga, ngo ariko iyo wakubitaga amaso Kuro ngo yasaga na se fotokopi conformal original. Abantu bamubuze uyu ni umwana w'umwami, barihuta bamushyira se, umwana asobanura ibibaye. Mandari wa Rozi ngo yarapfuye, abona igihungu cye kiratashye, atangira kugitoza gusoma, kuko abana b'ibwami bakunda gusoma, ntago bijya tubyibarire. Barya ngo nushaka kugira icyo uhisha umunyafurika ngo gishyire mu nyandiko, aho twabikosoye ngo bo bakunda gusoma. Umwana arasoma, nyina aramutoza uko agomba gusoma, aza gusoma ubu buhanuzi. Agwije imyaka hagati ya 23 asoma ubu buhanuzi ngo Kuro umushumba wanjye. Bibutse abantu bankurikira, ntago Kuro yigeze aba pasiteri. Ubu bwari ubuhanuzi bwamaze imyaka 150, kandi ubwo nsatiriye aho ngusegera. Data wa twese uri mu ijuru arabusoma, haciye imyaka 150 byaranditswe, byararangiye, byahanuwe na Yesaya ahagera muri 750. Imyaka isaga 150 yari irenze, kurabona gusoma ubu byanditswe. Data wa twese uri mu ijuru ubwo yabisomaga yabaye nk'ufashwe n'amashanyarazi, ari gusoma ibi byanditswe, amera nk'uvugije induru, ngahamagara nyina ngamwereka ubuhanuzi bwa Yesaya. Aravuga ngo igihe kirageze ngiye kuvanaho so. Abibwira nyina arangije amuganga ko se mwana we uvuga uramuzi wowe asitegisa umwumva mu mvugo, uyobewe uko akingisha ibindiza by'ibyuma. Nabyo Yesaya yarabibonye, avuga ko ibyo bihindizo ku mpamvu z'amavuta yanyimikishije izabica kabiri. Haramubwira ngo uyobewe se ko hagenda haba ibintu bye batungaga ibintu byo gucukura bagira gutyo gute. Aramubwira ngo nabyo yarabibonye ngo hataringaniye, ifite uko izabigenza. Tise ko nta butunzi ugira kuri nyakwigendera, hari ubundi butunzi Imana yamishiye mu mwijima. Nimpaguruka ubwo butaboneka uragaragara, winkangisha ubutunzi ko nge ntabwo mfite iyi ngiyi izabukura. Iramubwira uti se byinshi mwe nibyo nagiye nsoma, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzajya ngo ubutunzi buyishwana mu mwijima, kugira ngo umenye yuko la totika beve kodesanze. Yarahagurutse, Dariyo aza kumufasha. Ayo makuru ntabwo mbonye umwanya wo kuexplaininga. Imana imuha izindi mbaraga atateganyije. Niyo mpamvu Dariyo yaje kumwohereza kuyobora iza Yuda iriya muri Isirayeli. Niwe waje gusinya ibyangombwa byose, asinyira Abisirayeli gutaha. Nakavuze gutahuka kwa mu biryo butatu, wenda niba ngombwa nzaba bivuga ukwabyo. Ndashaka kuvugwa power yaje kugira, imbaraga yaje kugira, ubushobozi yaje kugira bushingiye, yarasomye aramenya, yizera imbaraga ziyamuhamagaye. Nshuti uneza amatwi, ugize umugisha wo gukurikiriza inyigisho, ndagira ngo utangarize ikintu kimwe. Niki nshaka kugutangariza? Itandukaniro ryawe na Kuro ni rimwe gusa, nuko ibya Kuro byanditswe ibyawe ntibyandikwe. Nawe bamwe
mu bankurikiye hari abantu baduha ubuhamya bw'ubuzima bwabo, ubwo buhamya bukaruta tukaba twabwumva tugakizwa, umubiri ukaza ugashesha urumeza. Baduha ubuhamya batubwira impfu banyuzemo, ya data wa twese uri mu ijuru, batubwira aho banyuze mu buryo butangaje, ukaba wabyumva urumeza rukaza. kubera yuko hari imbaraga zakwimanye, hari imbaraga zakuzigamye, hari imbaraga zakugenzeho, hari imbaraga zakugenzeho uhererekanywa, uca mu mpfu, uca ahantu habi, uca ahantu hagoye. Hari imbaraga zakugenzeho eletotike menia, ntabwo uri impanuka. Niyo mpamvu yabwiye Yeremiya rimwe, iravuga ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Hari Imana yakumenye, niyo mpamvu waciye muri ziriya mpfu ariko ntacyo wabaye. Hari yakumenye, hari yagusobanukiwe, hari yakwimanye 9:4, hari yakwimanye mu nzara ya 2, hari yakwimanye mu buhungiro, hari yakugenzeho latika bivi. Wicayaho kubera isezerano. Wenda kuro we byaranditswe, ariko nawe ibyawe birasobanutse nubwo nta muhanuzi wari warabyanditse. Ariko yakumenye kera, siko twese byakandikwa. Gusobanura ngenda byibuka mu wa 3 segonderi twicaye ku ntebe y'ishuri, nyuma yaho madamu wanjye bwite uyu munsi tubana amfunikiye amakaye, nibwo ngiye gusenga Imana. Nabwiye Imana ngo Mana umuhe umugisha, ntiyatura iryo jambo. Imana irambwira ngo uriya rega mwicaranye n'umugore wawe yigiriraga neza. Ndangije nsobanura iki se? Hari ibintu ndi kuvuga, hari n'abakristo iwacu bankurikiye. Nakiriye korali iturutse ahantu bita Igikondo, izi wacu ku rusengero. Nari ngiye kubana n'undi mukobwa, nari ngiye kumuvuga izina ariko si ngombwa, ariko abakristo iwacu bo baramuzi. Ariko korali havamo umuhanuzi aravuga ngo umugore wawe uramuzi, wikicira inzira. Nari ngiye kwicira inzira bigendeye kuki? Yari afite ubukwe mu kwezi kwa kabiri, mbonye naragerageje byaranze, ariko Imana itaburuka ibigenza. Sinzi uko ibyo yabyishe, ijya namubwira byica. Mu nyuma mu kwa kabiri bwo yari afite bumaze gupfa, mu kwa 4 turongera turahura dusubukura ibyapfuye. Nari nararose first born, tugeze ku bitaro bashaka kutubwira ngo azabyara umukobwa, ariko Imana yari iratubwiye ko first born ari umuhungu. Nawe narabimubwiye nibihe niki ko nawe ubuzima bwawe kari uko abantu batabuzi, kari uko abantu batabonye uko babyandika, ko hari Imana yakurinze, ko hari Imana yagendanye nawe, ko hari Imana ivuga ikintu ikagisherekeza. Niyo mpamvu Yeremiya 1:11 yaramubajije ngo uruzi iki? Aravuga ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Yaramubwira ngo uko niko nge ndindi ijambo. Hari ibintu Imana yakuvuzeho irabirinze, hari ibintu Imana yavuzeho irabirinze. Neza amatwi, ibyo yakuvuzeho irabirinze, nta kibasha. Niko yabivuze 42:2 ngo nziyuko ushobora byose, kuko nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Reka mbasengere murakajya mu ijuru. Ijambo ryaratubwiye muri Luka 1:45 ngo kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute, bizasohora. None 3:7 uzi ko havuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute, rihere. Shuti uneza amatwi, hari imbaraga z'amasezerano. Yatubwiye ntizaterwa kudeta, yatubwiye ntabwo izabihindura. Ubugambi wayo ku buzima bwawe urakomeje. Ndashaka gutangaza imbaraga z'izindi imbaraga, ndashaka gutangaza imbaraga nyambaraga, ndashaka gutangaza impinduka kuba kw'Imana kugutwikira, imbaraga z'Imana zigutwikira. Reka ngo usengere kugira ngo nyuma y'ibi byanditswe bikwemeza ko Imana ivuze igisohoza. Ndashaka kurekura imbaraga z'Imana hejuru y'ubuzima bwawe. Lotike beveko de sansemenia, kurekura imbaraga z'Imana hejuru y'ubuzima bwawe, kurekura imbaraga z'Imana etekimeniko de sanse hejuru y'ubuzima bwawe. Ni hehe uri kunyura? Sinari kuguha ibindi abandi bantu batandukanye bagukonvenka, urabizi. Ariko nawe yuko Sara yabyaye yararangije guheta mu mugongo, yararatwita arongera areguka. Ibyo se bivuge nk'ubiyobewe? Uyobewe se yuko Yosefu yagiye kuba umuboyi? Ibyo se bivuge nkaho utagiye ubisoma? Nicyo ukeneye kutunga muri wowe. Zamura kwizera nyuma y'iri jambo, turekura imbaraga z'Imana. Aho uri kunyura ibyawe bizaba ibindi. Impfu uri kugenda usimbuka ntabwo wazisimbukira ubusa.
hari imbaraga z'Imana. Nshuti yanjye Yesu etotaki elemenia alatotake beve ebikore tondike letotisikia olatoteke bevua zatotakameni eletotakia. Ubikore neza nk'uko ubigambiriye, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Mvuze imbaraga zawe kandi sinzivuze ngo nzirangize kuko ntizigereranywa, ariko uyu muntu wumvishe kuri umunyembaraga herekeraje ijambo ry'ibimenyetso n'ibitangaza, kandi aho twavuze tugashaka kugaragara mu maso hacu habure icyubahiro kikugarukire, presence yawe igaruke, ibimenyetso n'ibitangaza nibibe inyuma y'ijambo ryawe. Herekeraje ijambo ryawe, ibimenyetso n'ibitangaza wari wihebye ko birangiye, tangiza agashya, tangiza impinduka, tangiza ubutabazi, tangiza ubunutikibevekwa zandonimeniko desikia. Yego papa totikebeveki satotakaya elemenia eletotaka. Imbaraga z'Imana ziragaragaye aho hantu uryamye hakira ubuzima, ubwo buzima ubayemo ni hakira impinduka, hakira ubutabazi, mu izina rya Yesu. Presence y'Imana nigaragare, akaruta kandi nikakamire, imyuka ikurwanya, imbaraga zikurwanya zose nizitagaciro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagushimiye Yesu, icyubahiro nikikugarukire kubw'imirimo itangaje ukoze hejuru y'uyu muntu, mazina rye ryamamare. Urakoze Yesu kubwo kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu kubwo kutwumva, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Rapitokia, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Kuri yicana urakoze kuko ubutabazi utanze, urakoze Yesu. Ushoboza abantu gushyigikira ubwami bwawe, yaba ubuntu bw'iyicano n'ahandi, ubagira igisubizo mu izina rya Yesu, amen. Amazina yanjye ni yayandi mikoro dusenge Jean de Dieu. Telefoni ngendanwa ni 0782 25 5874 0788 25 5874. Twoko isumba byose ni kubatwikira. We see each other again in the state of God. Ciao, ciao. Shalom shalom, mbahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV, aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzamuduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana umugisha.